kwiga muri Kayirati Jackson vlog yanjye nigiye gutangirira mbere vlog yanjye mbere muyirangize muyirangize turabashimiye cyangwa gukora singingo kayi si gutya ugifashe ukagikangisha umuntu wari wakwika kimujombi ducuruza n'ibyuma Ducuruza imyenda ibyuma. y'abageni inkota bakayisubizamo elect abageni ntayo yose wowe nushaka ufate action isazi yari yanze gumeho mpaka cyangwa ngiye ngira inama gera kuri iyi sayidi nawe ntugira hano saba bari kure nta kibazo n'ibyo nshaka bari gushyiramo intambwe nyinshi sibyo mu se niko atangiye kuyisaka umugeni bagira ngo nigiye turaguma gutya ariko ariko manzi urebe ko bimeze neza bakunze kugera igaruka egera hino none bakongera wegere noneho kecu yo ugiye kureba hirya ureba hariya hirya noneho nimvuga ati reba hano uhita uhareba yewe nkomeze murebe wowe ukomeze urebe muri fone tugiye turazenguruka gute nawe urahita cyangwa ugiye arebe hano nanjye ndebe hano Gute? agere gutya nanjye ngere gutya twese tugende kimwe ni byiza nibyo byiza twagiye aho cyangwa se nyose gutya mugendere kuri iriya sayiti twagiye action mugaruke komereza aho akamana afite akaboko gatoya nuko tuzagana nako kazagana n'ibyo ndi kuvuga bizajya nabyo bizajya ni ugukunda kujya muri vlog yawe nda ndetse nagiye ndi kwerekana inkota ko birarangira ugiye nawe ari munota ayo majwi sayi reka njyemo usase wambonye umeze nk'igisambo ntugaragara waraga siporo waraga siporo mpite njyemo gakore ntabwo twayitureba urabona ko mbambaye nabi bwawe byanze kuvamo yego bose ni kari bugire karavamo nuko nacyambaye nabi ndakurahiye ntabwo watureka si buriya turi buze kuvamo okay akiterera mu bantu akiterera mu
urabizi ko utazanye icyo kunywa. Akahaha simutinda. Ntiyatinda ugomba bishoboka gute bamenyera cyane wese. Neza ko nta niwe wanzaniye. Wakwicara ku mwana Bose. ugenda wicara mu mwana. Abana bite? Ugiye he? Sare kuna bayisetse. Hagarara neza. Hagarara neza udashyize indi imbere sheri. Yego. Mwihorere. Tugiye he? Mika tugiye? Gukora iki? Tugiye gukora iki? Mu muhanda. Imana agiyemo. Tugiye guteka. Mura nta kintu baba. Oya. Zahumbu. Nana. Turi gukora marshe. Ubu muri kumva hari ahantu hadanje mbajyanye. Ubu muri kumva hari ahantu hadanje mbajyanye. Mika, suri kugenda gute? Ego. Bari kure. Murakurana. Amujyanye. Aratibitse. Nabagiye hese. Inguko mama. Hey. Imodoka iragonga kandi. Ndakuna. Humura. Hagarara. Hagarara. Kami ndagukubitisha shano ureba nabi. Twari bari kubatera ubwoba. Buretse mama. Imodoka ko zabaye nyinshi. Mika, ugiye? Moto yaje. Mika, jya hano. Noneho ukuntu bamenye ko bahita burira hariya. Bamenye ko bahita bajya mu gahanda. Kami yagiye. Hano abana bagusize. Reba imbere. Inyindi iva mu nzira. Guwo. Papa? Abana. Ngaho vaho ngaho mu bitaka. Do, ibi bintu byo guhina imipira ni bibi. Sibyo? Hari hagiye ihute nawe ugenda imbere n'abandi. Tugiye kuri supermarket. Iye, abana bishimye. Uragwa Mika? Barindire ka. Genda umufate kame. Sibyo Mika? Warushye? Ayiwe, wari uguye. Mika? Warushye? Dahi. Arushye. Ego. Arushye.
wabonye moto tari gushyira kuri moto yego aho iri guseka gushyira kuri moto guha umunyenga moto ubwira guha umunyenga moto itwara abana ushaka kwicara kuri moto icara kuri moto ntabwo wakicaraho se watinye ngo ngwino icara kuri moto tari atinya tugende twigendere ngo atinya kubera ko utinya moto ndebera ubwoba bafite shaka kumva nuko wabaye nk'abantu bakuru cyane yego yego uri mukuru iyo tugeze muri kaburimbo biragenda gute abana kuri supermarket gukora iki yego yego uzanye nibyo abagiyemo ufite igiceri none wambaye angahe kandi ibiceri byawe biriyongera buri munsi wabonye igare jya ku igare tari hajya ku igare ngatinya buretse tugende muze hano mika biteze sibyo barekure ubifatire nta mushaka iki fata akantu keza genda ufate akantu keza akase ni agake nika ahubwo tuno aratashye atishyuye ngwino ngwino mika akuye aratashye ni nta kintu ushaka genda urebe ikindi ji genda uyifatire katakaye nanjye Leyla, umva nk'ubara si dufite harya amakonji bose si dufite amakonji inkweto mama fata enye ariko turebe inkweto ukazi kukubwira akura neza
ntacyo naba mwatinze azikuye hehe azikuye ahangaha tugende njyewe ndakwereka ibyo nshaka ubingurire ariko nanjye harimo udukinisho udukinisho natwahagurira biriya mafuta bari byo maguma aya nta biriya birashaje aha ngaha niho wanguye za biswi dore iyo ji ndagukube acirira kuri izo zitwara si yawe ari kwitega n'ikiri umuntu kamenda bisikora fata biswi ufite biswi oya ntayo nshaka mama ngwino ndashaka dore igare nyine gare ntiwabonye igare Arashaka kuyicara uzi gutwara igare ndimo kubafata hasi cyangwa ndimo kubafata video gonga nabi kandi bakubita gukubagana ariko mbega mikanga agiye muri aka kantu twambutse iyi babaye iki nyuma yo kuva kuri supermarket gushakayo ikiroso n'utuji tw'abana no kubagendana kugira ngo nyine babe basohotse mu rugo bagende muri quartier nshyashya ngiye gukoresha air fryer bwa mbere mu buzima bwanjye tugiye kugerageza kuri chips nabonye abantu benshi bakora chips ariko izi chips ngiye gukora ubu ngubu ngiye kuzimarishirizaho umuryango
imana imfashe bigende neza kuko niba ari ibintu bifite amatsiko nibyo. Niba hari umuntu utajya urya ifiriti cyane kubera amavuta ni jyewe. Ubu naba ngize imana ubugari n'amagi ukabona ikindi kiryo bifatanye. Murabizi abana bakunda ifiriti ariko ntabwo nzibaha cyane kubera baba bambwira kujya gusakuza. Ntabwo nkunda kubaha ifiriti cyane kubera amavuta kandi ayo ari yo yose rwose ayo naba nakoresheje yose ntabwo ngewe nkunda guha abana banjye ifiriti kenshi kandi bazikunda. So rero ningira imana hano nkabishobora abana baraba babyungukiyemo barajya barya ifiriti nka 3 mu cyumweru. Ibintu byose ngiye gukora ni ibyo naraye ndeba kuri YouTube channel z'abantu, ntafashe amazina yabo mu mutwe ukuntu bayikoresha, ibyo ushobora gushyiramo, ubu nibyo ngiye gukora. Izi firiti ngiye gushyiramo aka black pepper gakeya kubera ko nibigenda neza nizishirire abana barazirya. Ndashyiramo na turmeric cyangwa se ikinzari. Abantu mutajya turmeric muba muri kwiyambura utuntu twiza. Ndashyiramo n'umunyu. N'amavuta make. Bivange. Kubera rero nta bwa mfite ngiye kuvangisha ikirushi kuko zahita zandura kandi turmeric murabizi byanyu. Ibiryo umuntu yasize gutya bikiri bibisi akenshi biba bihumura neza. So, oui. Mugongo iki? Murakwita se. Yakoze iki? Twagiye ku mashini hano hasi. Nayicometse dore mo imbere ukuntu iba imeze. Hano ubu imbere ntabwo mfite nizeye ubwo nari mfite byabaye ibibazo. Ubu ngomba kujya gushaka akaroso cyangwa se ka gacupa gasprayinga ku buryo nshobora kubona ukuntu nasigamo amavuta. Ubu rero kubera ntayo ngiye gukoresha intoki. Ni utuvuta dukeya two gusiga. Ntabwo ndi burenze aho ngaho. Amavuta nayo hanyuma nkahita nshyiramo Firiti. Ugahita ucomeka. ndashaka gushyiramo nkeya kugira ngo nze kuza kumenya ukuntu mana yanjye kugira ngo wenda nibitagendaho neza hano nze kongeramo tuno dukeya dusigaye.
Iyi ukuntu zisa neza. zirasa neza cyane. Ubu nabwo twagiye. Karacometse. Karacometse. Karatse. Aha. Ifiriti nziza hariya hino. Hariho noza dogere celsius 200 iminota 15. Nahise mwadisi Ngo y'amagabo. start. Nimba ari byo simbizi. Mazi irashirira. Inkoko. Oya. Nkanze kuri chips mbona bamaye imibare. Nanjye ubu imibare niyo ngiye kugenderaho kandi nabonye imibare ari igena byose. Murebe ukuntu zisa. Abantu mundeba muzi kuyikoresha ibinkoze nibyo cyangwa. So, turareba nyuma y'iminota 15 rero ukuntu biza kuba bimeze. Murebe ukuntu zafiriti zisa neza. Nabanje nkuramo iza mbere hariho iminota 15 nzikuyemo iminota kwa gukubagana nayigabanyije nsanga ntabwo zumutse neza harimo n'utudahiye neza ndongera noneho nzisubizamo nabanjemo na za zindi zari zasigaye. Ubu rero zose nyine zirimo hasigaye umunota ni nk'aho ari umunota atambikuramo ubundi dutesitinge. Ariko iza mbere nari nakuyemo nariyeho harimo nk'ebyiri zihiye numva zimeze neza. Murabona dogere ziracyari 200 dusigaye iminota 2 hasigaye amasegonda ayibonye birarangiye. Hano ntangiye kuzishyira kuko n'ubundi za mbere hano nari nazishyize. Hanyuma muribuka ko nakoresheje amavuta terubarike, amavuta make cyane ugereranyije n'andi mavuta umuntu ashyira mu isafuriya cyangwa ku ipanu agiye guteka ifiriti. Ni amavuta make cyane atuzuye se ni iki ngeza akantu nabereka k'igipimo. Ni amavuta make cyane. Iyi niyo nshuro yanjye ya mbere nishimiye ukuntu bitashiririye. Numvaga kuyikoresha biteye ubwoba, numvaga ntari bubishobore, numvaga utuntu twinshi nyine tutameze neza, ariko burya uzagerageza mwana wanjye. Kugerageza ni byiza. Hari igihe ugerageza ibintu ugahita ubona nibyo byakuburaga kugira ngo bigende neza. Ubu ngubu rero niba hari umuntu ugira ubunebwe utajya utekera n'abashyitsi be, ifiriti ni ingenzi. Ikintu cyitwa ifiriti kinebwe. Mbatekera ibindi bintu ntabyumvishije ko iri kugera. Zirasa neza ntabwo bashiririye. Njye ntabwo nari gutekera abashyitsi banjye ifiriti kuko ni ibiryo nzi barya ahantu henshi nibyo baba bariye. Nibaze ko ari kubona amavuta nashyizemo ko ashobora kuba yabayemo menshi. Ni ryo kosa mbonye nakoze. Amavuta natetse yabaye menshi ko ndabibona. Ndebe zirasa neza ntabwo zashiririye. Abantu musanzwe mwikoresha mu mamanota ku nshuro yanjye ya mbere bimeze neza. Zahiye nubwo zigishyushye ntabwo meze neza. Abantu twarebanye rero mwakoze ndabakunda cyane.